Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane n'ubundi kuri uyu mugoroba yongeye kudusohoreza uyu mwanya mwiza nk'uyu nguyu mukunda muri benshi, ariko natwe dukunda umwanya w'ikiganiro cy'ivugabutumwa bwiza, inkuru nziza umuntu yumva akaruhuka, inkuru umuntu yumva akabona amahoro yo mu mutima, inkuru umuntu yumva ikidodo cyari kimuri mu mutima kikavamo. Ni ubutumwa bwiza umuntu yumva yabwizera, hanyuma gukekeranya yagendanaga yibaza atese hanyuma yo gupfa nzajya hehe, kuko umuntu nanone ababyibaza. Ariko iyo umuntu ateze amatwi inkuru nziza akemera iby'Imana yahamije kuri Kristo akabyizera, noneho anezezwa no kuba mu isi ariko azi ko afite ijuru. Rero dushimiye Imana cyane ko yongeye kudusohoreza nyine muri uyu mwanya, ariko nabwo tunashimiye mwe mwese mudukurikiye. Turabashimiye, dore ko dufite abakunzi benshi b'ikiganiro ijuru n'ubuntu cyangwa se ijuru ntirikorerwa. Dufite na bene data baba badukurikiye nabo ari benshi, aho bari hose abatwumva turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kuko dufite abavandimwe batwumva batuzi n'abatwumva batatuzi, ariko icyangombwa nuko dusangiye gakondo, dusangiye ubwami, dusangiye ibyiringiro, dusangiye kuba mu isi tuzi ko dufite ijuru bidasubirwaho. Rero nanone bavandimwe bacu mudukurikiye nyine turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muvandimwe, iki kiganiro Imana ihumugisha abantu bagikurikiye, ariko none banakeneye no kubohoka. Yego. Kuko umuntu abaho imyaka myinshi, umuntu yamaze gukura, amaze guca ubwenge, yumva akeneye kuzabana n'Imana. Ibyo bikamutera kujya mu idini runaka, akahagera hari n'urijyamo akumva iki kibazo ntago gikemutse, akajya yumva n'ubundi kubana n'Imana ntarabigeraho, akajya yumva n'ubundi nta byiringiro byo kujya mu ijuru afite, akarihindura akajya mu rindi. Hari n'uwo muvugana ahubwo ati nge maze kujya nko muri 4 cyangwa 5. Ariko nanone impamvu kuba mu madini bitaruhuye imitima y'abantu nuko ataba ariyo nzira ijya mu ijuru. Rero intego y'iki kiganiro ni ukubwira abatwumva uburyo cy'umuntu yaba mu isi afite ijuru bidasubirwaho, uburyo cy'umuntu yaba mu isi afite ubugingo buhoraho, uburyo cy'umuntu yaba mu isi afite ibyiringiro bifite ubugingo. Icyo rero nicyo kiba kitubesheje hano, nicyo cyatuzanye kugira ngo tubwire abantu inzira ijya mu ijuru, dore ko ari imwe. Icyo nacyo kiba kinateye ubwoba, kuko kuva inzira ari imwe, ubwo umuntu ushaka kujya mu ijuru wese bisaba ko ari yanyuramo. Nta ya kabiri baho, ku buryo umuntu ataza ngo atubwiye ati yo ni yanyu, ati nanjye nanyuze mu yanjye. Oya, inzira ihamwa n'ijambo ry'Imana ni imwe rukumbi. Iyo rero tubeshejwe hano no kuyivuga. Yego. Kugira ngo none tuyibwire abantu batayizi, kuko nabwo hari abantu batayizi. Yesu ari kubisobanura muri Yohana yaravuze ngo ni ukuri, ngo ni ingerembo ry'intama, ngo abambanjirije bose ngo bari abajura ngo n'abanyazi. Yego. Ngo kandi umujura ngo ntazanwa ngo n'ikindi ngo keretse kwica, kwiba no kurimbura. Yego. Ngo ariko nge icyanzanye nazanywe no kugira ngo intama nzihe ubugingo ndetse bwinshi. Icyazanye Kristo Yesu mu isi kwari ukugira ngo tubere irembo ritugeza mu ijuru, ariko no kugira ngo duhe ubugingo twari twarabuze. Yagarutsemo nabihamye yuko ngo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Yego. Ngo nta wajya kwase cyangwa nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Yego.
bikumvikana rero yuko nimba ari ujyana abantu mu ijoro ntabwo umuntu yakwijyanayo nta n'icyo umuntu yakora ngo ajyeyo ahubwo ubwo biba bigaragara ko hari icyo Yesu yakoze kugira ngo umuntu ajye mu ijoro. Yego rwose. Nubwo niyo tunavuze yuko ijoro ari ubuntu, ni ubuntu nko kuvuga ko umuntu ntacyo yakora ngo aribone, ariko bitavuze ko Yesu adafite icyo yakoze kugira ngo umuntu aribone. Yego, bishatse kuvuga ngo umuntu wese utwumva niba wumva ukeneye kujya mu ijoro, kuko nanone ntekereza ko abantu benshi umuntu aba yumva akeneye kuzabana n'Imana mu ijuru pe. Burya mpamya ko iyo umuntu ageze ku rwego rw'uko aba mu idini agasohora n'ibye akabitanga, umuntu akaba yafata n'ihene yoroye akayijyana akayitanga ngo ku murimo w'Imana, ikiri nyamukuru nuko aba yumva ashaka kujya mu ijuru. Noneho ingorane nayo iyo unyuze mu nzira itariyo ntabwo ujyayo, nta n'iryo ubona. Niyo mpamvu ubaho imyaka myinshi nta byiringiro by'ijuru ugira. Ariko nanone turi gusobanura ko inzira ijya mu ijuru ari imwe, kandi iyo nzira inyura kuri Yesu Kristo. Ubwo idini ryawe uko ryitwa kose ntabwo ari inzira. Yego. Imana ibishimirwe. Yego. Abantu bakunze guhamya ku kijyanye no kujya mu ijuru, bakavuga ngo bizeye Yesu ngo nk'umwami n'umukiza. Yego. Ariko numvaga ahari tudatinze twareba nyine uburyo Yesu yabereye abantu umukiza. Yego. Yarabakijije iki? Icyabakijije cyari kinatwaye iki? Genda kadusome amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Yego. Ni mu gice cya mbere. Nubwo ahari enda twaza kuvuga cyane ku murongo wa 77, ariko kadusome duhereye hariya ku murongo wa 68. Ni amagambo yahamijwe na Zakariya umutambyi, cyangwa se Zakariya ise wa Yohana umubatiza. Kadusome dore ku murongo wa 68. Muri Bibiliya yera haravuga ngo umwami ahimbazwe Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijoro. Amen. Aha muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, yagobotse abantu be arabacungura. Yaduhagurukirije intwari yo kudukiza. Yagobotse mu muryango w'umugaragu we Dawidi. Ibyo yabivuze atumye abahanuzi be yitoranirije kuva kera. Yavuze ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu maboko y'abatwanga bose. Yavuze ko azatugirira impuhwe, azagirira impuhwe basogokuruza, akazirikana isezerano ritunganye yagiranye nabo. Imana yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. Yamurahiye ko izatuvana mu maboko y'abanzi bacu. Bityo tuzayiyoboka tubikuye ku mutima, turi intungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Naho wowe mwana wanjye uzitwa umuhanuzi w'isumba byose,
uzabanziriza nyagasani kugira ngo umutunganyirize inzira. Uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Imana yacu igira impuhwe n'imbabazi izatugezaho urumuri ruvuye mu ijuru ruturasire nk'izuba. Yego, Imana ihimbazwe cyane. Nyine mu itangiriro niho havuga ngo mbere na mbere Imana, bikumvikana ko uyu mugabo Zakariya yari afite ishimwe ryo gushimira Imana ko hari umukiro ubonetse. Yego, hari umukiro abantu bari bategereje, ariko uwo mukiro wari waragiye uhanurwa n'abahanuzi bayobowe n'umwuka w'Imana. Ariko ahangaha Zakariya ni se wa Yohana wa wundi watangaje ibya Yesu uzaza. amen. Yesu wagombaga kuza yaje, Zakariya akiri kumwamamaza abwira abantu ngo batunganye inzira, bategereze uwo nguwo Kristo Yesu uwo nguwo, ngo kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo nk'uko Mariya yari yarabihanuriwe na marayika. Yohana ahamya yuko ngo uwo nguwo Yesu Kristo kari we ngo ukwiye gukuzwa agashyirwa hejuru, Yohana we akabacishijwe bugufi. Yohana yamwe ahamya ko we yari umuranga, ariko umukwe wari ukeneye umugeni kari Kristo Yesu. Ubwo umugeni wari ukenewe ni wowe uri kumva inkuru nziza uyu mwanya. Kwizera Kristo Yesu nawe biguhindura kuba umugeni wa Kristo. Yego, Ubwo benshi bajya batekereza ko baba bageni ari uko bapfuye, ariko ubwo sinzi umugeni upfuye ubwo yataha kuwe mukwe. yego. Ese ubwo umugeni upfuye yataha ku mukwe muzima cyangwa yataha no ku mukwe upfuye? Ariko ntitujye mwaho ngaho cyane. Yego, No kuvuga ngo Yohana yareherezaga umukwe ariko umugeni muzima. yego. Uwo mugeni rero ubuzima yagombaga kubukura kuri uwo mukwe. Kuko ngo uwo mukwe ngo niwe wagombaga guhesha benshi agakiza. Yego, Noneho ahangaha Zakariya arimo ashimira Imana ngo ihimbazwe, ngo kuko ngigendere ngo abantu bayo ngikaba ibacunguye. Gucungurwa ku bantu bagiye badukurikira, gucungurwa no kuvuga ngo uruhande rumwe bigaragara umuntu hari aho yangirikiye, aho ngaho yangirikiye agaragara atandukanye n'Imana. yego. Ndetse n'igihano cy'Imana kimugiyeho, n'igihembo cy'igihano ari ugupfa, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ubwo no kuvuga ngo byasabaga uwo muntu wari utegereje urupfu kugira abeho, nuko hagomba kuboneka incungu. Iyo ncungu ikajya mu mwanya wa rwa rupfu wari ukwiriye, noneho igapfa. Cyangwa se Kristo Yesu nawe agombaga kuza akajya mu mwanya wawe agapfa, yapfa mu rupfu rwe akaba ariho ubonera ubuzima. Niyo mpamvu ahangaha Zakariya noneho ahamya yuko ngo Imana ishimwe. Ubwo no kuvuga ngo ntukwiye kugira ikindi ushima, ahubwo ukwiye gushima Imana, kuko Imana ubwayo niyo yiteguriye Kristo Yesu, kuko yabonaga ari we abisi bari bakwiye guhabwa kugira ngo bakizwe nawe. Ntabwo umuntu ajya yikiza, ntabwo yikiza, ntacyo wakora, ahubwo Imana niyo yaguhagurukirije umukiza. Yego, yego. Hepfo rero sintindamo cyane, niho hagaragaje yuko ngo uwo mukiza ngo yaje gaturutse mu muryango wa Dawidi. Byanditswe biravuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo kuko ari we wenyine wari uhawe ububasha ngo bwo kubumbura cya gitabo akamena n'ibimenyetso bigifatanije. Amen. Icyo gitabo ubwo no kuvuga ngo ni igitabo kirimo ubugingo, ariko kugira ubwo bugingo bugereho byasabaga urupfu. Ubwo no kuvuga ngo kugira ubugingo buboneke byasabaga imibabaro. Ubwo ibimenyetso byari bigifatanije ni imibabaro yagombaga kubaho. Amen. Iyo mibabaro yamara kubaho, yego, ubwo no kuvuga ngo ubundi gukoraho ikimenyetso
ubwo no kuvuga ngo kuva mu mubabaro umwe ujya mu wundi ujya mu wundi ujya mu wundi kugeza kibombotse cyaba kibombotse ubwo amahoro akabarabonetse. niyo mpamvu habuze umuntu n'umwe wakigabiza kubumbura icyo gitabo. ubwo nta n'umwe wari udufitiye ubugingo, ntawe, ni Kristo Yesu wenyine. niyo mpamvu Yohana ngo yabonye nta muntu ubonetse ngo ararira arahogora arashavura, nuko ariko ahabwa ihumura, arabwirwa ati wirira intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. ahangaha rero Zakariya nawe yari ari gushima Imana yuko ngo kandi ngo adahagurukirije ihembe ry'agakiza ngo mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. ni Dawidi nyine. noneho bikomeza bigaragaza yuko ngo uwo nguwo ngikimuzanye ngo nukudukiza ngo abanzi n'amaboko y'abatwanga bose. ntabwo ari abantu, kuko umuntu si we mwanzi wawe, ukwanga si we mwanzi wawe, ahubwo akamvugira ngo shitani yo yakokoje gukiranirwa. ubwo kamvugira ngo nta rwango, nta wakwanga urwango rungana n'urwo shitani yagukoreye rwatuma ujya Gehinomu. kuko urwango shitani yakwanze nirwo rwatumye ubarwa nk'umunyabyaha bishingiye muri Adamu wakoze icyaha. ubwo ni ukuvuga ngo uwo mwanzi yafashe abantu bose mu maboko, yabafashe mbiri, kuko niho havuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ngo kuko bose bakoze ibyaha. ubwo ni ukuvuga ngo uwo mwanzi yafashe ikiremwa muntu cyose agifata mu maboko yayo, ariko ni ukuvuga ngo uwo mukiza noneho ngo yaje ngo aje kudukura ngo mu maboko y'abatwanga bose. y'abatwanga ngo kandi ngo yashakaga no kugirira neza ngo basogokuruza ngo imbabazi, ngo no kwibuka ngo isezerano ryayo yasezeranye. iryo sezerano n'ubundi yasezeranye nuko hari isezerano rishingiye ku mategeko yari yarahaye Abisiraheli. iryo ngiryo bararyishe, kandi koko amategeko n'ubundi ntiyaziye kugira ngo abantu bayubahirize bayashobore, ahubwo yaziye kugira ngo basobanukirwe uburyo umwanzi yabagiriye nabi, akaba yarabazaniye gucirwaho iteka. ubwo amategeko niyo yagaragaje uburyo umuntu ari umunyabyo, uburyo umuntu ari uwanduye, uburyo umuntu atatungana. niyo mpamvu rero Kristo Yesu uwo nguwo ngo icyari kigendereye ngo Imana ngo isezeranye irindi, ngo yasezeranye irindi sezerano ridashingiye ku gusohoza amategeko, ngo ahubwo ngo ryari isezerano ngo ry'ubugingo buhora bubonerwa muri Kristo Yesu. ngo noneho rishingiye ngo ku maraso yagombaga gutangwa, ariko ataray'intama ataray'ibimasa, ngo ahubwo ngo n'amaraso y'umwana wayo. niho hagarutse umuririmbyi umwe aravuga ngo wite ku mucamanza yambonye amaraso, ntancira urubanza rubi anyita umukiranutsi. ubwo amaraso niyo yabonetse ari incungu. hepfo rero no hagarutse hagaragaza yuko ngo nitumara gukizwa ngo amaboko y'abanzi bacu ngo tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yose. ubwo ni ukuvuga ngo Kristo Yesu niwe waje ari umukiza wo kudukiza amaboko y'umwanzi wacu. ahandi niho hagaragaza yuko ngo ubusanzwe umuntu w'umunyembaraga ntabwo wamunyaga ibintu afite mu bubiko bwe utabanje kumurusha imbaraga, ngo umunyage ngo ibyo afite, umurwanye umutsinde umunyage ibyo afite. noneho bikagaragara yuko Kristo Yesu niwe watsinze shetani ubwo yazaga, noneho ubwa butware yatwarishaga umuntu bw'uko imugengesha kuba umunyabyaha. Kristo Yesu niwe waje noneho abarwaho ibyo byaha by'umunyabyaha, kugira ngo noneho nanahanwa igihano gikwiriye umunyabyaha shetani abanyazwe bwa butware. kuko niyo mpamvu byagaragaye yuko ngo Yesu apfire ku musaraba ngo ibituro by'abera byarakingutse. ubwo ni ukuvuga ngo ahandi Yesu yarahamije ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. byumvikane yuko urupfu rwa Kristo Yesu rwabereyeho kugucungura, urupfu rwazanywe n'icyaha cyangwa urupfu rwazanywe n'ukuri umunyabyaha. urwo rupfu rero ruzanwa n'ukuri umunyabyaha nirwo ruhora ruguteye ubwoba, ukibaza uburyo wajya mu ijuru, ukibaza uburyo watunganira Imana, ukajya mu bihuru ugapfukama ugagira ibyo utanga n'ibiki byose. ariko nta kindi kigutera komera gutyo, ni ubwoba bwo gushaka uburyo wakurwaho urubanza maze Imana ikakwemera. ariko nta handi Imana yakwemerera nuko ubwo bwoba cyangwa urwo rupfu, icyo cyaha kigutera ubwoba ukumva n'urupfu ruhari, unibaza uburyo Imana yakwemera. Kristo Yesu yaje kugucungura, yaje gucungura umuntu. kandi ikindi hano dusomye abantu batatu, hano dusomye Zakariya, dusoma Yohana nk'ubuhanuzi buri kuvugaho, tunasoma
na Yesu ubwo ni abantu batatu barimo hano ni Zakariya, Yohana na Yesu. ntari najya kuri icyo ubundi biba bisaba ko nanone abantu banumva ikibazo twagize. Ni iki gituma dukenera agakiza? Ni iki gituma twumva dukeneye Imana? Ni iki gituma twumva dukeneye kujya mu ijuru? Urabona icyaha kije mu isi gihereye muri Edeni kinjiye, reka mvuge ngo kutumvira Imana kubayeho. Icyaha cyarinjiye mu isi gihereye muri Edeni, kimaze kwinjira gifata uwitwa umuntu wese. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi icyo cyaha cyagize ubushobozi bwo gutandukanya umuntu n'Imana. Umuntu abavarukanye n'Imana, umuntu abatandukanye n'Imana, umuntu ahita ajya kure y'Imana. Niyo mpamvu umuntu aba yumva akeneye Imana nk'uwayitaye. Umuntu aba yumva akeneye Imana nk'utayifite, kandi koko ntayo aba afite, kuko umuntu atandukanywa n'Imana uhereye muri kavukire. Yego. Hanyuma yuko rero icyaha kinjiye mu isi, dukunda kubisobanura iby'icyaha ko tuzaguma tunabivuge, kuko nabwo iyo umuntu atamenye ikibazo ntabwo amenya n'igisubizo. Ahandi ho ravuga ngo umuntu atazi yava ntiyamenye yajya. Kugira ngo umenye iyo ujya bisaba ko ubuzi naho uvuye. Rero hanyuma yuko icyaha kinjiye mu isi gihereye muri Edeni, cyafashe uwitwa umuntu wese. Uwitwa inyoko muntu avukana icyaha kimufiteho ububasha bwo kumugira imbata, kikagukoresha ibyo udashaka, kikagukoresha ibyaha ubishaka utanabishaka. Iyo rero umuntu yumvisha ibyo bintu atabikunze kandi akumva akeneye kujya mu ijuru, njya ntangara ukuntu mu buzima bwa muntu, umuntu mu byiyumviro bye yumva Imana ari yera inatunganye ku buryo itabana mu ijuru n'umuntu ufite icyaha. Ibyo rero umuntu akayoberwa uko umuntu yajya mu ijuru, akanayoberwa uko umuntu yakiyunga n'Imana. Umuntu agatekereza ko arajya agenda yikiranura nayo, abishatse kubikoresha ngo kureka ibyaha, ariko ntabishobora. Ni nayo mpamvu burya umuntu ahamya ko nta ntungane ngo ibaho. Burya igituma ujya uvuga ngo nta ntungane ibaho ni uko uwagerageje gushaka kwigirayo mu ngeso zawe bikanga. Nyamara hanyuma yuko icyo cyaha kije mu isi kigafata uwitwa inyoko muntu wese, kikamugira umuntu ho ububasha bukomeye gutyo, ubwo byari bihagije ko umuntu yarimbuka. Kuko hashingiye uburyo icyaha cyagize umuntu, ari ukuntu umuntu atekereza ko hari ukuntu ngo yazihana ngo akaba mwiza. Ntibibaho. Nta buryo none se wakihana uko uteye? Ntibishoboka. Ahandi abantu baravanga umuntu yasiga ngo ibiri kumwirukaho, ngo ariko ngo ikimwirukamo ntiyaye. Ikikwirukamo ni icyaha twavukanye, ni wowe. Reka mbisobanure ko icyaha ari umuntu. Icyaha ni wowe. Niyo mpamvu kikugeraho ububasha ku buryo ukora ibyaha utanabikunda. Rero niyo ushatse n'igihe utabikoze ahubwo n'ubundi ukumva bitakwemeza ko wajya mu ijuru. Yego rwose. N'igihe umaze iminsi mu masengesho ariko kumva n'umuntu utajya mu ijuru. Kubera iki? Ntabwo umutima ushobora kukwemeza ko wajya mu ijuru mu gihe ufite icyaha wavukanye, mu gihe wowe uri icyaha. Ahubwo hari ubundi buryo Imana yagennye bwo kwiyunga n'abantu. Hari inzira Imana yaciye yo kwemeramo umuntu. Aho twasomye bavuze ngo iyo nzira umaze kuyimenya, batubwiye ngo noneho wayoboka Imana, ngo noneho ukajya uyisenga uri uwera, uri intungane mu minsi yawe yo kubaho yose. Ni gute umuntu yasenga Imana mu minsi ye yo kubaho yose ari intungane? Bisobanura ko abantu banabyumva, banabimenye. Birumvikana ko ubintungane utapfuye, ubintungane uri muzima, ubintungane uhumeka. Iminsi uzamara uriho noneho umaze kuba intungane, ukazayimara uri intungane, ukazayimara uri intungane, ukomeza utashye. Reka mvuge ngo umuntu wakumva iki kiganiro akumva inkuru nziza akizera, yaba intungane iminsi usigaje ku isi, ukajya usenga Imana uri intungane, nta n'ubwoba bwo kurimbuka ufite. Nta n'ubwoba ufite. Noneho umuntu yakubwira ngo Yesu aje, ukumva nyine mwajyana. Rero reka mvuge nti nubwo abantu batekereje ko umuntu ashobora gusenga, agatura, kubaka insengero, akibombarika, agafasha abakene, hanyuma Imana ikamwemera, sibyo. Ibyo bintu sibyo. Ahubwo hari ukuntu Imana yagennye umuntu yajya mu ijuru. Muvandimwe, wari umaze gusobanura ikintu cyiza. Wari uvuze ukuntu ngo Yohana amaze kubona kaga turimo, we yarakabonye neza. Bisonga n'umuntu akabone, kuko hanyuma yuko icyaha kitwokamye kije mu isi kigafata uwitwa umuntu wese, hanyuma yuko icyaha cya Adamu gifashe buri muntu wese, twahuye n'ingorane ikomeye. Hanyuma ngo Yohana we ngabona habuze umuntu n'umwe watugoboka, abona habuze umuntu n'umwe waducungura, ngo agira agahinda kenshi aranarira. Ariko ngo arabwirwa ngo Yohana humura, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Yesu Kristo
niwe wenyine wabashije kwigabiza urupfu rwa muntu, niwe wenyine wabashije kwigabiza ibyaha by'umuntu, arabyemera bimujyaho, ahanwa n'igihano umuntu yari kuzahanwa. Rero Imana iri gushushanya ibyo bintu yabivuze ikoresheje abahanuzi yagiye ituma mu isezerano rya kera. Ndabaha urugero. Esaya ari kubihanura, yahanuye Yesu ataraza, aravuga ngo uwo muntu ngo yaraje yishyiraho intimba zacu, yishyiraho gukiranirwa kwacu, ndetse ngo igihano gituma tubona amahoro igihano twari tugenewe, igihano twari buhanwe n'Imana, ngo waraza bari we ugihanwa. Bishatse kuvuga ngo Yohana yari ari guhanura Kristo Yesu uzaza mu isi avuye mu ijuru, akigabiza igihano cy'umuntu, akaza akigabiza ibyaha byacu n'ubugome bwacu, akanahanwa igihano cyacu. Rero abahanuzi bagiye babihanura uhereye kuva kera. Nihuse aha dusomye, uwitwa Zakariya agira ubuhanuzi ahanura kuri Yohana. Arangije aravuga ngo Yohana, wowe ugiye kuba umuhanuzi w'Imana, ugiye kubanziriza Yesu Kristo. Ubundi Yohana yari integuza ya Kristo. Ibyo Yohana yavuze byateguraga Kristo Yesu. Noneho turi kubisoma, nahise ko ndibuka ukuntu Yohana kirya gihe ari kubatiza yaravuze ngo ngenda babatirisha amazi, ngo ariko inyuma yanjye hari umuntu ndusha ubushobozi, uwo nguwo azaza batirisha umwuka wera n'umuriro. Ariko icyo nakunze mu mwanya utarambiranye, Kristo Yesu barahingutse. Uwo Yohana yarari kuvuga, uwo Yohana yarari hategura, ahita aravuga ngo dore nguyu noneho uwo navugaga, nguyu ntama w'Imana. Ni naho dusomye Zakariya yamubwiye ngo icyo uzakora cya mbere, ariko n'abatwumva bari cyo bumva, ngo uzamenyesha abantu be kw'agakiza. Ubundi busobanuro bw'agakiza abantu bajye banabyumva neza. Kw'agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Aregaga ubundi agakiza nk'uko tubisomye ni ukubabarirwa ibyaha. Iyo ariko bitewe n'umutima w'imbabazi w'Imana. Yego. Ni ukubabarirwa ibyaha bidatewe nawe. Ni umutima w'imbabazi w'Imana. Yego. Komeza. Bishatse kuvuga ngo Yohana amaze kumubona aravuga ngo dore, yereka abantu Yesu, aramubwira ngo dore nguyu noneho ntama w'Imana. Bisobanura iki? Bisobanura intama y'Imana noneho itavuye mu zo woroye. Ngo dore nguyu ntama w'Imana, ngo ariko noneho ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aha naho bihuye nuko Zakariya yari kumubwira ngo uzamenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Iyo rero umuntu ababariwe ibyaha, akamenya ko ibyaha byawe byose ari Kristo Yesu wabyisizeho, akanahanwa igihano Imana yari kuzaguhana, icyo gihe ubabarirwa ibyaha, Imana ikakugira intungane. Aha bavuze ngo noneho guhera uwo munsi wizeye ibyo bintu, ugatangira gusenga Imana uri intungane, ngo iminsi yawe yo kubaho yose ugatangira kujya uyisenga uri intungane. Muvandimwe, Bibiliya iravuga ko isengesho ngo ry'umunyabyaha ari ikizira. Njyana natangazwa n'ukuntu umuntu avuga ngo ni umunyabyaha ariko akanavuga ko asenga. Ubwo si usenga iki? Ahubwo n'umuntu akavuga ngo nta ntungane baho, ariko akaza ngo agusengere ukiri ibyaha. Yego. Kandi nawe atarabikize. Ariko nanone inkuru nziza twazanye nivuga ko Kristo Yesu cyari cyamuzanye mu isi ni ukuza kwishyiraho ibyaha by'abantu. Noneho wabyemera ukamenya ko Kristo Yesu yiseho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, akanabihanirwa. Ikintu cy'umuntu nyine akanakimenya. Ariko aho binumvikane neza yuko burya umuntu ntiyagukiza ikintu ntawe yahuriye nacyo. Yego. Kuko nimba umuntu abasha kuvuga ngo yagusengera ugakira ibyaha, ubwo byasaba ko bya byaha byawe biba kuri we. Yego. Akabona yagukiza ikintu ariko agikuyeho. Yesu rero niwe wabashije gukora icyo ngicyo cyo kwishyiraho ibyaha byawe. Ubwo ni ukuvuga ngo yarabigukijije, ariko yaragutandukanije nabyo. Ariko kuko Imana n'ubundi nta marangamutima igira, ahari icyaha naboneka igihano, yakurikiranyeho icyaha cyagiye hahera ko naboneka urupfu. Yego. Ariko nanone hari ibintu abantu bavuga ariko nanone bitewe n'ubutamenya. Iyo utekereza ko umuntu yagusengera akagukuraho ibyaha, binateye isoni. Bibiliya nivuga mu Bahibura iravuga ngo amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa icyaha. None ga umuntu kandi Imana ayo maraso ibishaka ni amaraso nabwo adafite inenge. Ayo maraso rero na ya Kristo Yesu yaranavuye. Icyo turi kuvuga ni inkuru nziza ivuga ko Kristo Yesu yavuye amaraso akuraho ibyaha. Icyo Imana isaba ukabyizera. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo yakunze urukundo abantu bo mu isi ngo bitume batangira Kristo Yesu, ngo kugira ngo umuntu uzamwizera
ngo ahita abona ubugingo buhoraho, ahita akira kurimbuka. Rero inkuru nziza tuba twazanye nivuga ko Imana yafashe ibyaha bya byose n'ubugome bwawe ibishyira kuri Kristo, irangije Imana ihana Yesu igihano yari kuzaguhana. Kandi muvandimwe, ntago Imana yari kubura guhana Yesu mu gihe yari yishyizeho ibyaha bya muntu. Icyatumye Imana ihana Yesu nuko Yesu yemeye akishyiraho ibyaha bya muntu. Intare byibona nyine bimuri. Yego. Erega Imana na Yesu bari babiziranyeho kuko ngo Imana n'ubundi ngo yamushyizeho ngo gucyanirwa kwacu twese. Yego. N'igihano cyacu agomba kuduhana ngira kimuhana. Yego. Yesaya yari kwishirwa yaravuze ngo Witeka ngo yaramubabaje cyane. Yego. Ngo yaramushenjaguye. Ngo igihano cyatumaga umunyabyaha yabona amahoro. Yego. Ngo cyabaye kuri we. Cyarabaye. Icyo gihano cyarabaye. Niyo mpamvu hano ntibivuga ko kizaba. Cyarabaye. Muvandimwe, uzi ko nanone abantu batekereza ko bazazira ibyaha bakora, ariko sibyo. Ahubwo umuntu azazira kutizera. Yego. Kubera ko ibyaha abantu bakoze ni Yesu wabizize. Kuko ni ikimenyemenye iyo umuntu avuze ngo Yesu yazize ibyaha byanjye, burya niko ubuvuze. Uretse kutabubyumva neza, ariko niko ubuvuze nyine. Noneho ibyaha bya muntu ni Yesu wabizize. Ikimana ishaka, irashaka ko umuntu yemera ibyo bintu akabyizera. Ubwo umuntu azazira iki? Azazira kutizera, ko yanze kubyemera. Ariko nawe Bibiliya bivuga, biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Munsi yaho haravuga ngo utamwizera ahita acirwaho iteka, ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Bishatse kuvuga ngo kumbi ikintu kijyana mu ijuru ni ukwizera, ariko n'ikijyana mu muriro nacyo ni ukutizera. Ni umwana w'Imana w'ikinege. Ubwo nta wundi mwana izohereza kuza kubabarira abantu ibyaha. Kuko nimba bivuga ngo ni ikinege, bishatse kuvuga yuko ari we wenyine Imana yoherereje abantu kugira ngo bakizwe nabo. Ubwo ni ukuvuga ngo abazabura imbabazi zikomoka kuri Kristo Yesu bahebe bizeyukire. Rero n'igihe cyanagiye, wenda kugira ngo tugumye tunasangira ijambo n'abatwumva, ndabizi abantu bafite ibibazo byinshi bakeneye kutubaza kugira ngo babisobanukirwe nanone, nabo tuba tugomba kubaha umwanya uhagije. Reka tubahe umurongo wa telefone ubundi baduhamagare. MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Airtel cyangwa se Tigo birakorana ni 0783 83 05 0783 83 05. Abadukurikiye baduhamagara ufite ikibazo cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo ni karibu. Allo? Allo? Turakumva, urinde uherereye he? Nitwa Jadine. Yego. Ndi Nyamasheke. Yego. Ndetse na kuriya ukora nk'icyaha ukajya kwihanaho kwa pasiteri. Allo? Turakumva. Bivuge ko umuntu yabyihorera agasenga Imana ye, ntajye kwa pasiteri yenda Imana mu mutima we ikaba yamubabarira. None se utarajya kwa pasiteri ho uburi iki? Mandi iki? Yenda mvuga ko ntarajya kwa pasiteri, nabaga mvuga ati yenda ndi nk'umunyabyaha se nakoze icyaha iki n'iki, ariko ndavuga ati nk'ubu ngubu ndi umunyabyaha, najya kwa pasiteri bakambabarira bakansengera, cyangwa nakizera ko Imana nanjye yambabariye, izera gutyo. Icyo turi gutangaza nuko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Kandi bikagaragara yuko uko kubabarirwa ibyaha ntabwo ari pasiteri ukubabarira. Ndabyumva. Ahubwo imbabazi Imana yakugiriye yazitanze yemeye guhana umwana wayo mu mwanya wawe. Ubwo imbabazi ziguhesha ijuru ni iz'Imana yaguhaye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu bivuga ngo iyo wizeye Kristo Yesu uhabwa ubugingo buhoraho. Ntibivuga ngo iyo ugiye kwa pasiteri urabuhabwa, ahubwo biravuga ngo iyo wizeye Kristo Yesu uhabwa ubugingo buhoraho, ariko ngo iyo utamwizeye ucirwaho iteka. Yewe sawa murakoze. None se urasobanukiwe?
ndasobanukiwe. Ariko wenda utaragenda niba ufiteho amayinite ndayafite. aha noneho nuburetse kugenda gato watekerezaga ko ahari kwihana ubibwiye pasiteri cyangwa se undi muntu byakuvaho sibyo? Niko natekerezaga. aha ariko wigeze unabikora? Nageze mbikora. Wumva ubaye intungane si icyo gihe wari ubikoze? Numvise nyine muri njyewe nduhutse. Ariko utagiye mu ijoro upfuye ako kanya. Noneho rero icyo ni ikigaragaza ko iyo nzira atariyo sibyo? Noneho urumva kujya kwihana ubibwiye pasiteri cyangwa ubibwiye undi muntu ntabwo byagukuraho ibya dore uburyo Imana ishaka yababariramo umuntu icyaha. Icyaha gifite uburemere ku rugero rw'uko Imana itakikubabarira amaraso atamenetse. Kugira ngo Imana ikubabarire icyaha kimwe bisaba ko amaraso ameneka kandi nayo amaraso adafite inenge. Noneho rero buriya iyo bibwiye pasiteri ubu namuhemukiye kuko nawe arabifite. Nawe afite ibyaha. Nawe bafite ibiki? Noro kubimubwira ahubwo ubu namugoye ubugiye gutuma afata ibye n'ibyawe byose akabyikorera. Ahubwo ari wowe ari pasiteri mwese mukeneye gukurwaho ibyaha. Yego. None se amaraso yakamenetse ku bwanjye kugira ibyo byaha binjeho. Ko yamenetse azongera ameneke. urumva nacyo ni ikindi kibazo nyine ubajije. Noneho ni ukuvuga ngo amaraso akuraho ibyaha byawe yaramenetse. Ahubwo dore ikibazo wari ufite. Wari ufite ikibazo cyo kutabimenya ngo ubyizere. Kuko urumva ni naho twari dusomye ko Zakariya yari ari kubwira Yohana ngo azamenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Ariko umuntu akabibabarirwa amaraso amenetse. No, tukatwakira undi. Allo? Allo? Turakumva urinde uherereye he? Ndarutse Kalisa mu Gihondo abandimwe ndishimye. Ndashimiye inkuru nziza mugizwe ku bantu bari kumva radio kandi FM. Allo? Turakumva cyumva neza. Ndanezerewe kuko ari ukuntu nanjye nawe gatsindwa n'urubanza ko mu muntu uvuze ku bya pasiteri. Pasiteri ubona ko ni umuntu nawe w'umunyabyaha ariko agahora yereka abantu ko ari cyo yabafasha ariko nawe atifashije ubwo nagira ngo mbashimire kuko uretse Yesu wenyine wafashe umunyabyaha akamukuraho ibyaha bye. Nk'uko anabigaragaje kuko nawe yishyizeho ibyaha byari bifite ko yaremeye ko yari intungane n'Imana. Amen. Kandi azana ubwiza umuntu atari afite kugira ngo nawe ahindurire umuntu. Noneho iyo umenyereye ko ibyaha byawe byabaze kuri Yesu nagira ngo ngenda nk'uyu muntu nawe batumvaga neza kuri Catherine kandi yasema urukesero nako kumenya udashidikanya ko ibyaha byawe byabaze kuri Kristo ariko nawe ubwiza bwe bukakuzaho. Narabimenyera nanjye numva umutima ku buryo ibyo kumva bya pasiteri ngo ariko yagufasha byahise birangira ngo ndaruka numva meze neza. Urumva muvandimwe uyu muntu uvuye ku murongo ndabizi n'ubundi aracyari kutwumva. Urumva akeneye kumenya uburyo ki ibyaha bye byamuvaho ko yatekerezaga ko yabivugana na pasiteri ngo bikamuvaho. Rero nanone komeza umufashe anasobanukirwe neza uburyo ki ibyaha bye byamuvaho. Nukumenya nta kindi bamwavuze ikintu kiza cyo kwizera kuko nta wundi mukiza twabonye nkuko mwabivuze muri Yesaya ukuntu hano ni Kristo wishyizeho intimba zacu imibabaro ya mbese ibyaha byacu byose nibyo kizeho ariko ngo kugira ngo tubone uko tubabarirwa kugira ngo igihe kidesha amahoro kimuveho kitugeho noneho kandi ni ibyaha byacu nawe yishyizeho ariko aduha ubwiza bwe bwari bushingiye mu maraso ye yanywe tubarwa ariko nk'uko yavuze ibyaha byacu. Ndagira ngo mbere y'uko azongera kuyatekereza pasiteri ahubwo yatekereza Kristo nicyo numvaga nari bukiriho kugira ngo ntange undi murongo kandi mbashimire Imana murakoze cyane. Nawe urakoze cyane muvandimwe. Avuze ijambo ryiza ngo mbere y'uko atekereza pasiteri ngo ajye atekereza Yesu. Yego rwose. Erega Yesu ni we ab'isi bakwiye guhabwa kugira ngo bababarirwe ibyaha. Katwakira umuntu. Yego. Allo? Turakumva urinde uherereye? Yego. Yego. Nawe mba amatoza yombi. Yego.
ngiye kwa cya kibazo cya uriya mudamu byari benshi nyine bataye barasobanukirwa inzira ijana ku bugingo. Yesu niwe wavuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ndaje kwa data tamujari. Uburyo pasiteri buryo ndawakwe kuja kumubwira ibya kuko nawe hari byamunaniye. Niyo mpamvu abuze nawe mubwiriza karindwi 20 ngo ndamucyamutsa mu isi ndacumure nawe abwa agenzutse bwaracumura. Boro twese twakwiye ibibazo twakwiye kugira byose twakwiye kubitura Uwiteka niwe ushobora byose, tukagira amasengesho mu bwiherero nayo burya arafashaga cyane. None se na wowe wumva nyine ako gakiza cyangwa wumva ko uko kubabarirwa ibyaha nyine nawe warabishyikiriye? Kubabarirwa ibyaha wumva izo mbabazi zaragushyikiye? Imbabazi Yesu akimara kuza kudupfira twese bari mwese, nawe yavuze ngo abarusha n'abaremerewe mwese mu nsanyu ngo ndabaruhura, umwemere kuba abagaragu banje kuko kungura kutaruhije. Ubwo twese ubwo nanje niba nemera yuko Yesu yaje kumfira, ubwo nanje nagakwiye gusaba Uwiteka kugira nanje ngambe kumba umutima wo kwihana no kwishisha bugufi, aho naba nemeye yuko Yesu ari ushobora byose. Birumvikana ko wowe nta kindi wakora, icyo Kristo Yesu yakoze kirahagije, ahubwo birasaba ngo wowe wivanemo n'ibyo wakora ubivanemo, ahubwo wemere ibyo Yesu yakoze ku bwawe. Ubwo iyo wemeye ibyo Yesu yakoze ku bwawe, nawe Imana ihera ko ikubaraho gukiranuka kwa Yesu. Ubwo ukajya ukabaho noneho iminsi yawe yose yo kubaho uri uwera kandi nta n'ubwoba ugifite bwo gucirwaho iteka. Oya mu gihe ariko nagira niyo nawe nabo byimbitse kuko twese tuvuka twavukiye mu byaha n'umwe tuvuka ducungamiye mu byaha, kuko ariko ntabwo navuga ngo ubwo nizeye Yesu nonaha ejo ushobora kubyuka watutse ukavuga mwari rwa Pawulo yavuze ngo gerageza gukora ibyo kwiyerekanye itambika, ariko nyine ubwo urumva nyine ukiri ku isi uba ufite urubanza wowe hagati y'Imana. Uba ugomba kugenza ute guhora usenga buri kanya uyambaza, kuko ntabwo wamenya iby'ejo, kuko twebwe abandi tugerageza gukora ibyiza nyine ugasanga nyine ejo turahindutse. Umva gato tugufashe. Ibyanditswe biravuga ngo icyo akora ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nawe urabizi nta mubyeyi urabyara umwana iminsi nk'icyumweru cyangwa amasaha ngahe. Ubwo igikorwa cyo kubyara iyo kiriho nyine kiba ako kanya umuntu agahera kaboneka mu isi. Niko niyo umuntu avuka ku Mana ntabwo biza uduce duce, ahubwo umwanya wose wizereyeho Kristo Yesu ko yapfuye mu mwanya wawe, kandi ko yapfiriye kugira ngo wowe ukurweho urubanza rw'ubunyabyaha ugabane gukiranuka kwe ubone ijoro. Umwanya wose wemere ibyo bintu uvutse ku Mana. Nta nicyo cyitwa kubyarwa ubwa kabiri ubaye umwana w'Imana. Ubwo rero iyi nkuru uyumvise nonaha, ahejo ho ntuzi nimba arahawe, ahubwo biba bivuga ngo niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Umwanya nk'uyu utomewe ko uri kuvugana natwe wumviye inkuru, nyine no wakagombye gutekerezaho ukamenya neza, ubaza neza nimba icyo gikorwa Kristo Yesu yaragikoze wakizera nawe ukabuvutse ku Mana. Ntiwatangira kuvuka ino saha ngo uzageze yenda muri weekend, ahubwo umwanya wemereye icyo gikorwa Kristo Yesu yakoze ubuvutse ku Mana. Urumva ibyo bihamwa n'amagambo arimo yavuga ngo abamwemeye bose, urumva kizera izina rye, ako kanya hitabaho ubushobozi bwo kuba urabyumva, kuba umwana w'Imana. Urumva hari amakuru warutanze kahabwa kuvuka ku Mana, hari amakuru warutanze mu kanya uri kutubwira uko uteye, sibyo? Uri kutubwira ko umuntu ukuntu aba ameze arareba nyine agacumura, ushaka gukora ibyiza bikitanguranwa,
siko se ujya wibona njyewe kwibona ujya ubona iyo ushatse gukora ibyiza ibi bititanguranwa imbere biritanguranwa imbere cyane. Aha urumva rero gutyo umeze ubundi ntago wajya mu ijuru. Ubundi ariko nane muri kamere ya munda kena kenje ndaho navuga ngo ndendungana. Icyo nicyo gihamya cyuko wavutse ku muntu. Yego. Wandoye umunyabyaha. Noneho kuvuka ku Mana naho birikora. Ubwo iyo uvutse ku Mana ububaye umwana w'Imana. Nkuko wavutse ku muntu ukaba umunyabyaha ukabona ibyaha byikora. Niko niyo uvutse ku Mana ububaye umwana w'Imana. Ibijyanye no gukiranuka n'undi bikagenda bisorezwa muri wowe. Ariko noneho hari igihe ugomba kugiramo uruhare nawe muri wowe ntabwo wavanga nuko wavutse ngo ukabyagwa n'Imana cyangwa se nuko Yesu yaje kudupfira ngo wenda nawe urakora ibyo wishakiye ngo Yesu nyine ibyayo yarabidukuyeho. Ibyo nabyo mbona nyine utakakwiye kuba ngo uragendera ngo Yesu yaje mu isi aje kudupfira twese kugira ngo ibyaha byacu tugenzure ngo tubikizwe. Ariko nanone kugira ngo tubikizwe nuko nyine kuza ngo ubundi hari ibitambo nyine ubwo byazwe bivaho uzi ko bakera nyine bakoraga icyaha bakabasaba igitambo wenda nk'umwana w'intama cyangwa se udafite ngo umwana w'intama w'umukene akirukanka agafata nk'inuma akaba ari yatamba ku gicaniro. Ariko Yesu aje ibyabwo byacu nyine bwo byasabye kugira ngo tuje bibabarirwa ariko tugenda umva utari warenga aho ngaho urumva utari warenga kuko uri gutambuka ku bintu kandi byiza bikomeye sibyo. Uravuze ngo kera kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha byamusabaga inuma cyangwa intama cyangwa ihene siko waruvuze. Niko nabimva. Aha ababikoresheje barakize. Ababikoresheje barakize. Ababikoreshaga umuntu watangaga intama igahongerera ibyaha bye yatahaga gute? Dufashe urugero ngahara Aburahamu yaragiye gutamba umwana witwa Isaka ariko byageze igihe abonye kwizera kwe abonye kwizera kwe amanura igitambo abarico Imana imumanura igitambo kivuye mu ijuru abarico atamba umwana Isaka abarokotse uco. Ariko se ubundi weho wenda tube turetse Aburahamu ku ruhande rwawe wowe igitambo gihongerera ibyaha byawe ujya ukijyana? Igitambo ni ikihe ujya ujyana? Ujyana ihene, ujyana intama, ujyana inuma? Ujyana amasengesho. Gotese ni amasengesho. Umva muvandimwe, uhereye kera n'igishushanyo cyo gutwikira ibyaha cyo kwabarirwa ibyaha cyabaga gishingiye ku maraso, niyo mpamvu bajyanaga amatungo. Noneho bigeze mu gihe cya Yesu biravuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Amasengesho ujya ujyana ajya avamwo amaraso? Yesu ni waje kudupfira niyo mpamvu niyo tutakijana ibyo by'amaraso n'ibitambo. Ariko urumva ko wenda reka tugufashe kuko urumva ntago ubyumva neza sibyo. Kandi iyo umuntu ari kubaza gutya bisaba ngo anabarize nyine no gushaka kumenya sibyo. Njye njya kumenya impamvu njya kumenya nuko muvuze ati umuntu nyine ngo umuntu w'Imana ngo iyo akoze ngo ibyiza nyine ngo mbega umuntu yariho ngo akavuka akizera ngo Imana nyine ngo babirangire aho ngo akomeza kuba uw'Imana. Aho niho ndamvishije neza. Noneho tujyane neza, iyo umuntu yatambaga igitambo kera kigahongerera ibyaha bye mu isezerano rya kera icyo gitambo nicyo cyajyagaho ibyaha bye. Ibyo se suko byemera? Nuko byemera rwose turukujanira. Aha none se uwo muntu yatahaga ari umunyabyaha? Oya. Yatahaga ari iki? Yatahaga ari intungane. Tujyane neza rero. Ubu muri kino gihe cyacu tuvugana kano kanya. Yego. Ubwo noneho tuvuye mu isezerano rya kera tugiye kugera mu isezerano rishya kano kanya nyine ubu turi kuvugana. Ubu igitambo gikuraho ibyaha byawe ni Yesu Kristo sibyo?
ndabyemera cyane rwose. Kristo Yesu si ukuraho ibyaha byawe? Yabigukuyeho se? Kanongere ubu tuvugana igitambo gikuraho ibyaha byawe cyaratambwe. None si ibyaha byawe nyine byagiye kuri Kristo? Ibyaha byanje ibyaha byanje nayo byagiye aho ibyo, ariko hari umva gato, ibyaha byawe byagiye kuri Kristo? niwo byagiyeho. Aha, noneho ahita ahanwa n'igihano cyawe se? N'igihano Imana yari kuzaguhana narihanwe? Bacaragihanwe, ariko nindizera ubwo kizansubiraho. Gutyo nibyo none ugiye wanabivuga neza. Ibyo tuvuganye rero nutabyizera uzarimbuka, kuko ubwo icy'Imana ubundi izaguhora ni ukutizera ibyo. Rero urakoze cyane guhamagara, wenda tanga umurongo kugira ngo n'abandi bahamagare, kandi urakoze cyane. icy'Imana igusaba ni ukwizera Kristo Yesu, ukamenya ko ibyaha byawe byose Imana yabishyize kuri Kristo, ikanamuhana igihano wari kuzahanwa. Iyo ibyo bizeye mu mutima, Imana ikugira intungane, ukazanajya no mu ijuru. Cyane rwose pe. Urakoze cyane kuduhamagara. Reka twakire n'abandi. Sawa namwe murakoze cyane, mujye n'ijoro ryiza. Yego. Alo? Alo? Yavuyeho. Imana nyine ihimbazwe cyane. Kuko Kristo Yesu nyine niwe waba. Ndumva hariho umuntu akatumaki. Alo? Ndabumva. Turakumva. Neza gute? Ni sawa. Ndabumva. Tukweza nkanyamatsika ndimo ndabumva. Urinde uherereye he? Ndi Samweli, ndi hano Samweli. Samwe? Ndabumva. Ibyo yose ntago wumvishe ikiganiro? Nacyumvishe. Wacyumvishe cyose? Aha, none ni ikibazo wari ufite? Ni ikibazo ufite ngo ukibaze vuba ko igihe cyagiye? Ntago n'igihe cyanagiye. Ariko icyo twari turi kuvuga, twari turi gusobanura uburyo ki umuntu ajya mu ijuru. Urumva nyine wanacitswe, kandi nawe ukeneye kujya mu ijuru. Ndabikeneye. Ubwo ubutaha buri wa kane saa 2 ujye ufungura radio kugira ngo nawe umenye uburyo umuntu ajya mu ijuru. Nibyo kabiri. Twavugaga ko rero hanyuma yuko umuntu avukanye icyaha cy'inkomoko kimutera gukora ibyaha bishaka atanabishaka, Imana yaje kugirira umuntu imbabazi, yohereza Yesu Kristo mu isi, araza yishyiraho ibyo byaha bya muntu. Ariko ngo kwari ukugira ngo umuntu namwizera ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Ubwo icy'Imana igusaba ni ukwizera Kristo Yesu, ugahabwa ubugingo buhoraho. Ndabyumva. Ubwo rero ikindi gihe ujye ufungura radio yawe hakiri kare kugira ngo dutangirane. Ngenda bakurikirana cyane, ntabwo nuko ngiye ndamuzeho rimwe na rimwe tu. Ubwo nujyana n'ibindi ukenera gusobanukirwa, turaza gutanga nimero za telefone, mwaza kuduhamagara nta kibazo. Murakoze. Ijoro ryiza. Sawa, nawe urakoze. Alo? Alo? Urinde uherereye he? Hotel Nyakarenzo. Ndizo mbabaza. Ezera Kristo ko yagutereye agatera ibyaha byawe. Ego uburenganzira bwo gukora icyaha uri kubishaka. Oya, ntabwo Yesu ari umugabura w'ibyaha, kuko we yaje gukiza abantu ibyaha byabo. Yaje. Alo? Alo. Turakumva, urinde uherereye he? Nimbangukira tumerereye hano kubari. Yego. Honeste.
Hola? Nyarutsa tera iminota yarangiye. Yagiye. Ngowe ariho. Halo? Turakumva urinde uherereye he? Olivier Mukomeze. Yego. Ariko musengera muri idini. Nta dini dusengeramo, twamamaza urupfu n'izuka bya Kristo Yesu. Niyo tariki rero mufite. Ya tariki cy'idini yanyu mufite, umuntu wenda akaba yagamika musobanurira. Icyicaro cy'abizeye Kristo Yesu kiba mu ijuru. Ya tire yanyu nyine kuri teremeye bw'Imana. Urumva iyo udushaka imbona nkubone, sibyo? Turahari ku buryo tutanga nimero za telefone, waduhamagara ukeneye tubona watubona. Niba ari ukutubona wumva waba ukeneye watubona rwose, dutanga nimero za telefone, tugiye no kuzitanga mu kanya, waduhamagara ari ukubonana tukabonana, ari byo ushaka nta kibazo. Yego. Hello? Hello. Urinde uherereye he? Niwendwe Jeremy mwerere murenge wa Gikoma. Ko tutakumva neza. Niwendwe Jeremy? Yego. Mwerere mu mudugudu wa Kirume mu kagari ka Mpinga murenge wa Gikoma. Kinangize ngo mbasobanuzeho niki? Yego. Nyarutsa iminota yarangiye. Kuri wenda ujya kubatizwa kwa pastor bakakubatiza. Ngombwa ibyaha byawe byose biraza bisigaye hariye cyangwa abari ibindi ngomba kongera gukora kugira ngo ukize. None se wigeze dukurikira mu kiganiro? Ikiganiro ntabwo nagikurikiye neza, nagifatiye hagati. N'iminota yarangiyemo rero. Urumva iminota yarangiye, ariko gusa icyo twagufasha wenda ikindi gihe ugikurikirana ikiganiro ku masaha hakiri kare, ni nimero zacu za telefoni wazana kuzifata. Yego. Ariko mu kanya gato dufite reka wenda tubakoresha tukusobanurira icyo kintu. Urumva ntabwo amazi akuraho ibyaha. Ntabwo amazi akuraho ibyaha, icyo nacyo ni ikinyoma gikomeye. Idini ryabeshya abantu, ribabwira ko umuntu ashobora kubatizwa mu mazi ibyaha bikamuva, ariko sibyo. Ahubwo aho twasomye havuze ngo Zakaya ari kubwira Yohana ngo azamenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Kristo Yesu rero ni ufite ubushobozi wenyine bwo kubabarira umuntu ibyaha bikemera. Ibyaha byabo. Noneho kugira ngo umuntu wenda kugira ngo umuntu akize ibyaha bye bisaba kwizera Yesu. Yego. Murakoze kuba munsobanurira. Urumva bisaba ngo ibindi bintu byose wari urimo cyangwa watekerezaga, byaba amasengesho, byaba gutura, ibyo bintu byose ntabwo ari inzira ijya mu ijuru. Nta nubwo bikura umuntu w'ibyaha. Ahubwo kugira ngo umuntu akire ibyaha bigusaba kwemera ko Kristo Yesu ari we wabyishyizeho akanahanwa igihano cyabyo. Icy'Imana igusaba rero ni ukwemera ibyo bintu ukabyizera, ubundi ukababarirwa ibyaha mu izina rya Yesu. Sawa rero urakoze cyane, n'igihe cyagiye, ariko tugiye gutanga umurongo, inimero za telefone, waza kuduhamagara ntacyo tukanavugana. Nta kibazo, murakoze, Imana ibamwigisha. Rero igihe cyagiye, tubona dusigaranye umuntu umwe gusa nawe utuzuye neza, reka dutange inimero za telefone abantu baduhamagaraho. Inimero zanjye za telefone nge Patrice ni 0783 167 167 0783 167 ufite Tigo yahamagara 0722 167 163. Iza Theophile ni 0788 87 8 7 0788 87 8 7. Murakoze abo twabanye mu kiganiro mwese. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30,
kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. none se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose ku bwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.